Uyu mukobwa wo muri leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Diamond yari yaje kwivuza amenyo muri clinic nkuko wavuga uti reka njye kwivuza amenyo cyangwa se izindi ndwara, ariko we yari yaje kureba umuganga w'amenyo ngo amufashe nyine ku burwayi bwe bw'amenyo, ariko yabashije kuba yahakorera ikintu nakwita ko atari icy'abanyabwenge. Uburyo yitwayemo ntabwo ari ubw'abanyabwenge, ari nayo mpamvu mvuze nti iyi nkuru reka tuyivugeho igira ikintu idusigira nk'abantu b'abanyabwenge. Noneho uyu ubwo yari amaze kuvurwa, we yavuye mu ivuriro akomereza muri gereza. Reka mwereke hano gato uburyo byarangiye. If you do not get up right now, you're going to jail. Wakwibaza uti se byagenze bite gute akoze irihe gusa uyu mukobwa? Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yaragiye aravurwa baramukorera nyine ubuvuzi bw'amenyo bwose arabuhabwa, noneho birarangira. Noneho mu gusoza akigera kuri reception arangije arabwira ati mwampa impapuro z'ibyo mwankoreye byose kugira ngo mbe mbifite mu mpe dokima z'ibyo mwankoreye byose, nyine kugira ngo nyine nka kumuvuga ati wenda nivuje mbe mfite amadokima cyangwa se impapuro zerekana yuko navuwe. Noneho baramubwira bati rero wowe wicara hari utegereze tuze tuyagutunganyirize. Baramubwira bati ntabwo biri burenze iminota 5. Arababwira ati njye nyashaka aka kanya ntahe muyampereza aka kanya, ibyo gutegereza sinzi muranyicaza kubera iki, kuzihe mpamvu. Ariko ubwo ngubwo kubera ko yanze gutegereza nyine atangira no kuvuga nabi, bari kumubwira bati printer hari akabazo igize wihanganye turahita tuguhereza impapuro zawe. Noneho ubwo ngubwo umukobwa arushaho kurakara atangira kubabwira nabi abatuka. Urumva ni nako ivuriro arigize akavuyo, urumva none uko yagendaga abatuka ababwira nabi nabo batangira kurakara biza mu bintu byo gutokana. Noneho babonye ko ibintu bikomeje gukomera baravuga bati reka duhamagare polisi. Baravuga bati uyu murwayi ari gutuka abaganga, ari gutuka abamuhereza serivisi kuri reception bose, abamwakiriye ari kubatuka ababwira nabi basuzugure imbere y'abantu, yanze kwihangana iminota 5 ngo bamukorere impapuro ze. Noneho baranamubwira bati wowe cyangwa se niba uri kwihuta ushaka gutaha siga email yawe turazi kukohererezaho dokima zawe, turakohererezaho impapuro zawe z'ibyo twagukoreye urabibona. Arababwira ati nta email mbahaye, email nayo yanga kuyibaha, abwira ati mubikore vuba ngende. None ubwo ngubwo akomeza kubaduka. None ubwo ngubwo uko akomeza kugenda ababwira nabi, bahamagara polisi nkuko bazihamagaye, polisi zirahagera. Noneho ubwo ngubwo zikimara kuhagera, reka nze nkwereke gatoya hano polisi zikimara kuhagera, polisi nawe umukobwa noneho nkaho yaciye bugufi akomeza kubatukana n'abapolisi, akomeza kubabwira nabi. Call my mom. Get off the phone. You can't tell me I can't call my mom. Alright, she's trespassed. They're getting her documents right now. I'm waiting. She wants to be arguing with me. I told her to sit down. She wants to call her mom and stay in the door. They won't refuse. Go outside. They refuse. Alright, let's go outside. No, I'm not. They told me to wait 2 minutes. Hey, for my paperwork. I'm waiting for my paperwork. I'm opening. The door's open. Wide open. Go outside. Ni ukuvuga ngo Diamond ibyo polisi byose bamubwiraga, ibyo abapolisi bamubwiraga byose, icara utegereze, sohoka hanze utegereje, uri guteza akavuyo mu ivuriro, ntabwo yabyumvaga. Nibwo hahise hakurikiraho kuba bagomba kumufunga, bakamufata bakamwambika amapingu ku ngufu, barwana nawe, birangira bamwinjije mu modoka ya polisi. Reka nze mukwereka hano bari kurwana nawe kugira ngo bamwinjize. Why am I Get outside. Okay, I'll get out. Go outside. I just wanted my paperwork. Why is that a problem? Get up and go outside because you're not listening. Get up and go outside. This is a business. Okay, and that's fine. Mom. Get up and get outside now. Okay, if you do not get up right now, you're going to jail. That's it. Just go. No, I'm going outside. I'm going outside. No, I'm outside. I'm not playing games. I'm outside. I'm not playing any games. I'm not playing any. Rero byarangiye Diamond agiye gufungwa, ajya mu rukiko araburana kubera ko hariya muri USA uba watuka umuntu ugafata abantu ukabatesha agaciro, si USA honyine, naho iwacu mu Rwanda ahariho hose ku isi ibi byaha birahanirwa. Ubwo ngubwo kwanga gutegereza iminota 5 byatumye ajya gufungwa. Urumva ni mpamvu nababwiye ngo ntabwo yakoze ibintu by'abanyabwenge. Ubundi twabonye ko nk'abanyabwenge nta muntu uba ugomba kuza ngo akora akazi abe
abe yatuma ubwenge bwawe uvuge nabi, ugira umujinya, utukane. Oya, uba uri ku rwego rwo gukora ibintu byawe mu mutuzo, ukabaho mu byishimo, ku buryo nta muntu n'umwe ushobora guturuka ku ruhande yaba gukoreye ikintu kitari cyiza, kuguha serivisi nabi, kugutuka n'ibindi byose. Oya, uba ugomba kuba uri wa muntu ukomeye mu buryo bw'amarangamutima. Noneho ibaze nk'uyu mukobwa kwanga gutegereza iminota 5 bikaza kurangira afunzwe, urumva ko ntabwo ari ikintu kiba ari cyiza muri ubu buzima. Cyangwa se kuba washobora guhanwa ngo watutse umuntu, warakaye, bakurakaje, ntabwo biba ari ibintu byiza bikwiriye umuntu w'umunyabwenge. Ariko ntabwo ari ibintu bikomeye ku byamubayeho kuri uno mukobwa, kuko hariya bamukatiye ni amezi 3 yamaze muri gereza, ni amezi 3. Noneho nyuma yo kumara amezi 3 arataha, ariko urumva nabwo ni igihombo kuba utihanganye ukaba wafungwa amezi 3. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye turebera hamwe izindi video z'ubwenge n'inkuru zabayeho za nyazo, turebera hamwe kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kuba bwiza, tubeho mu mahoro n'ibyishimo. Ciao ciao.